karite wiyizeho ni iyihe? Ndabure hariyo ngirana nako nawe utayigira uvugisha ukuri, ariko hari ubwo bavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose si ngombwa kuvuga. Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bivuze iki keretse ibanga wambikije? Ni inkuru y'akababaro, inkuru zindutse muri iki gitondo cy'uyu wa kane tariki 9 z'ukwezi kwa 10 2025. Inkuru ivuga ko Madame Marie Ingabire Immaculée wari umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi amaranye igihe. Ni amakuru dukesha RBA ndetse na Transparency International aho batangaje iyi nkuru muri iki gitondo. Amateka y'uyu Marie Ingabire Immaculée mu mwaka w'1961 nibwo yabonye izuba. Icyo gihe umuryango we wari utuye mu Burundi, ari naho bari barahungiye. Kuvukira ishyanga no gukurira mu buzima bwa gihunzi byatumye adahabwa uburenganzira yari akwiriye, bimuremamo ishyaka ryo kumva ko yanze akarengane ko yakuze akabamo ndetse anagakorerwa. Yari umwe mu bagore bazwi mu Rwanda kubera uruhare agira mu kurwanya ruswa n'akarengane, akaba ari n'umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ari wo witwa Transparency International Rwanda. Mu byaranze Marie Ingabire Immaculée, yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu mwaka w'2001 ataha mu Rwanda. Yakoze muri Orenfor igihe kirekire, akora mu bitangazamakuru byandika bitandukanye. Yakoze muri Profam Twese Hamwe, Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Amwe mu magambo azirikana yagiye avuga cyangwa se amadisikuru yagiye avuga: uyu mubyeyi w'abana 5 harimo abe bwite yabyaye nabo yafashe, yemera kubabera umubyeyi, yaboneyeho gusaba abakibyiruka gukoresha neza amahirwe bafite, bitaba ibyo Imana ikazabibaryoza. Yaragize ati: gukura witwa impunzi biragatsindwa kuko bituma ubaho mu buzima utishimiye kandi uziko naho uri atari igihugu cyawe. Igihe cyose twamaze mu buhunzi nababajwe nuko ntigeze mpabwa amahirwe nk'abandi bana ngo nige ibyo nshaka, ahubwo bakamitiramo kuko nitwaga impunzi. Uyu mubyeyi rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Karite wiyizeho ni iyihe? Ndabure hariyo ngirana nako nawe utayigira uvugisha ukuri, ariko hari ubwo bavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose si ngombwa kuvuga. Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bivuze iki keretse ibanga wambikije? None se nze kureka kukubwira ko ibintu ibi n'ibi ntabyemera atari byo, abandi bariho bakubeshya? Ibyo ngibyo barabikora cyane rwose nyakubahwa. Uyu se siwe mu kanya wambwiraga ibi n'ibi kandi rero ibyo ngibyo jewe ntabwo mbikunda kuko biterana confusion. Defo wiyizeho ni iyihe? Ni nyinshi, nta nubwo nazibara, ntabwo nazibara. Ni nyinshi. Izingenzi washatse kureka bikanga n'izihe? Harya ubwo hari n'imwe nashatse kureka ahubwo. Kuki udashaka kuzireka rero? Nabyo ahita ubwira. Kuko ni kimwe muri personalite zanjye. Icyo gihe naba niyambuye identity. Ikibi cyawe ukakigumana. None se n'igikoze kipfa kuba nta wundi kibangamiye. Nese nigize n'eshatu nibura. Oya ni nyinshi, ntabwo nazenimera rangiza, kandi biraterwa n'icyo wita defo. Hari ibyo n'abantu bita defo ngiye mbyita karite. Umuntu akazi kakubwira ngo uriya muntu agira amahane. Agira amahane kubera ko yiyamye abakoraga nabi ibi n'ibi. Ubundi se ntabwo yagira? Sinzi niba ari n'amahane, ariko niba nanayagira icyo nzi cyo nta muntu ndenganya. Kandi burya nta muntu nangananga ibikorwa by'umuntu. Ubwo se ni kwaba ari nko gushyigikira ukuri kwawe, aho nyuma hane wenda uyagira ukayadefanda? Ndi wenda ndayagira nyine, ariko ndayadefanda cyo kuri uwo nzanduranyaho. Ntawe nzanduranya? Oya, none se hari abababazwa n'ibyo navuze.
ariko mba navuze ibiriho kandi njye sinshinzwe gushimisha abantu bose nk'uko nabo ibyo bavuze cyangwa bakoze bifite uwo bitashimishije ntibakabe rero nka wa mugani w'ikinyarwanda bavuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza ibyo ngibyo ni nka kuba bababaye icyo gihe rero njye ndikomereza inzira yanjye. Iyo bakubwira ngo ugira amahane ntabwo rimwe na rimwe wumva mbere byakubabazaga wenda uyu munsi ushobora kuba umaze kumenyera bimbabariza iki hari abica abandi hari ababakubita bakabakomeretsa njyewe ndinze ngananya nta n'umuntu undarya urwara ni njyewe ugiye kubabara ngo babuzongera amahane abana bawe ntabwo wenda ashobora kuvuga ngo mama agira amahane tu ibyo byo abo bo kandi birasanzwe kuko reka nkubwire niba hari umuntu ugongana n'undi kurya n'umubyeyi n'umwana nibo bantu bagongana nibura nk'inshuro 5 mu cyumweru kuko ibyinshi ashaka we ntubye urumva kandi kenshi w'ibyo ashaka ntazi ko ari bibi ni nacyo kigize rero nicyo gituma njya nsaba abantu ngo batoze kuganira n'abana hakiri kare cyane bakiri bato ab'inshuti yawe ajya kubwira n'amabanga y'ibyo yita nk'amabanga mbega ube umunyamabanga we wa mbere naho ubundi igihe cyose ibyaba ashaka yumva ubwonko bwe bumutegeka ni bya bindi we nk'umubyeyi utakwemera keretse warabaye tereri icyo gihe rero ukuntu abana se babyenteretse bavuga ngo ugira amahane ngo afite guriya ngo afite kode mu mutwe ngo ntiwayikuramo niyo wagira